Abakunzi b'ubumenyi ICT muri kumwe na Francis Nkosanteka. Abakunzi b'ubumenyi ICT rero tukomeje kubana namwe umunsi ku munsi, amakuru y'iminsi twatuburanye ariko twagarutse. Akanya rero tugiye kugezaho uburyo kamisi ikoramo, tugiye mu gihe cyo kwinjiza amanota, tugiye kurebera hamwe uko abantu binjiza amanota muri kamisi. Musanzwe muzi ko ibizamini bijyanye n'isabiri gukorwa ku manota 100. Tugiye kubereka uburyo rero bworoshye bwo kubikora neza kandi ugahita ubikubitiramo rimwe, bereka agatekinike kari kubamo uburyo bwo kwinjiza. Tugiye kureba hamwe rero uburyo mu manota twinjiza muri kamisi dukoresheje template. Kandi ubushize twabetse uburyo umuntu akoresha online system, ariko tugiye gukoresha template, downloading template tuyuzuzemo amakuru agendanye n'inoza, tumara kuyuzuzamo tubashe gukomeza ibindi. Muzi rero tuyatunganya amanota yacu, tujye muri machine yacu, tutunganya amanota tuyuze muri file, tuye file runaka tuyuzuzamo. Urugero tufungure file y'abanyeshuri, tufungure file y'abanyeshuri y'amanota muri Excel. Hano ko hano ari amanota ari ku 100, tugiye kuyashyira ku ayo manota rero akari ku 100 kandi bakakora kuri 70, ubwo cyangwa bakakoresha kuri 30. Amanota uzayafanze yafatu yatunganya yashyiremo kuri 30 cyangwa kuri 70 cyangwa kuri 40 cyangwa kuri 60. Uzabikora ute rero? Uzaza hano muri Excel yawe uyatypinga ku 100 yose imbere y'izina ry'umunyeshuri, nurangiza hano ubikora ayo uzakujyana muri template ya kamisi, uze hano wandikemo formule iko, uhita ukirika ku manota y'umunyeshuri wa mbere, noneho ukube uyashyira ku 70 ngo ndakuba 70 ngabanye 100, ubwo yari ari ku 100. Abari kuri 30 ngiye kuyashyira nako 30 ngabanye 100 cyangwa n'ibyayo nindaje nkande kurinda mbona aya manota aya ngaya ari kuri 70. Nindangize nshobora kuya draginga kuri bose, ndamanura manuke ndaraginga ngeze kuri bose abanyeshuri bose mfite muri system mbaye ndabahaye amanota ari kuri 70. Ife formule mbega nyaplika kuri babandi bose ari kuri 70. Nina aplika kuri 70, igisigaye ni iki? Ndasavinga muri file yanjye isanzwe. Ubu iyi ni file yanjye ya Excel isanzwe nkoreyemo amanota, ariko bishobotse ibi bice biri inyuma ko ari biduce twinshi turengaho nadukuraho, ndazana muri home nze kora fresh nkureho nzigare nta manota nta bice birimo. Aho byarondishe aho byarondishe narondishe ubu ngubu ari aruzuye, aho byarondishe nyine nta bice nshyizeho, ngo nakuzarondisage najya saving. Nyuma yo savinga nze muri kamisi, ngo turi kubona ku mumenyi ya ICT TV, tuze kuri kamisi, tuza hano muri login in kuri account y'umwarimu. Ubwo ndi kubwira abarimu niho bandi kwereka uburyo tekinike yo kwinjizamo amanota muri system buryo bworoshye kandi bwihuse. Bamaze kwishyira kuri nuza atari ngombwa kudondanga kamwe, kandi murabizi muri iyi minsi mikuru, minsi yo gusoza umwaka, harimo ku system iri kuba overload cyane, ikoreshwa n'abantu benshi. Impamvu rero wa professor ugatunganya amanota ukaza guhita uyakubitiramo rimwe muri template byahita byoroha. Nije muri system ya kamisi rero ndaza hano kuri upload, tuze muri upload. Kuva muri upload ndaze ndebera shuri ngiye kwinjiza amanota yahe iri shuri ni A season 6 MCA niyo ngiye kwinjiza amanota yayo. Nze hano upload, nindangiza nze hano muri system ya upload, nze kuri senior 6 CMA ninjizamo amanota ya end of unity, end of term ngiye kwinjizamo. Nze kuri edit, nyuma kuri edit hano nze kuri add max assessment, mitemo no end of term, ngire confirm, ite nkeritinga draft. Ibi nabibetse mu bibiri no zashize nongeye ngaruka hano kuri edit. Noneho aho kugira ngo nyuzuzemo hano imbere y'umunyeshuri nako akora kuri 70, ngiye na typinga hano kuri umwe, ngiye downloading template. Nzahita nza hano muri download template, nikirikeho ngire download template ya shuri nahisemo, ngire ingengo ni saving rona ko sina 6 MCA, nze saving hahandi muri folder naketinze, nihinde guhindura izina ibaye saved muri yo. Nindangiza ngeyo nifungure ngo ya template ngiyi nifungure, double click kuri yo ifunguke. Murabona ko ifungutse amazina y'ishuri nibo rwose
nta kindi kibazo kirimo, irafungutse imeze gutya. Noneho nkirika hano kugira ngo yimuke, noneho ngiye gushyira amanota y'abanyeshuri. Ndahita nza muri ya foil yanjye nyimize nyishyire hirya hano, nzane n'indi nayo ya indi ndi gukuramo amanota, ngizi ngiye parallele, ngizi murabona ko ari izi parallele, hari iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Noneho mfata aya manota nyakopiye, ngiye kuri copy, ngire copy, na selectinze nyine birumvikana, nyakopiye nze nya pasting hahandi muri ya template yanjye, muri control V. Impamvu ajemo ni control V, hajemo nashyizemo icyo bita harimo formule leti yica, kugira ngo rero nta copy nta pasting muri buryo ndayakopiye. Ndahita nza hano muri muko harimo fona copy, harimo na formule, ndahita nza muri home, ngire paste, nza no kuri utu tuntu pasting values gusa, paste values gusa, paste values, paste numbers, paste and source, paste values gusa. Natubona ko ari paste values gusa. Ahangaha vuga ngo aya manota nyashyizemo hano azamo, ndashyiramo values zayo gusa. Nyuma yo kuyapastingamo nako yagiyemo, ntago ndi nkora save, nkagira save, unuka savinga gutya ukagira save, ukongera ukaza no kuri close ugafunga, ikakubaza kongera gusavinga gutya. Uzahita umenya ko aya manota wari usavinze hano kuri save, ubyongeyemo bitagiyemo, hazaba nta kintu kigiyemo. Kugira ngo uzemererwe kubikora neza, uzagira save as, uzagira hano cancel, uze ugiye kuri save, ugire save as. Nyuma kujya save as, uze hano usaving. Urabona ko ugiye gusiya save as, iya savinga nka icyo bita nka notepad, ntabwo isavinga nka Excel. Niyo mpamvu uyauploadinze mitajyamo, ikweka ko na manota yagiyemo. Nuko akano zakitonde, uzana kuri save as, ubikora ko tubujije guhindura izina, uze uhindure ushyiremo ya zina computer science senior system CEA ngiyi, ukuri rya zina ririmo, ariko nta udahinduye izina, nta kintu rihinduyeho. Nurangiza hano muri format hano hasi, uze hano save as type, uze kuremo uyisavinga muri Excel workbook, uburyo buremewe. Iyo ugize kuri save as gutya Excel workbook ukagira save, ubu noneho hahise ajyamo atandukanye nako kundi twari tugiye gukora ngo save as, save gusa ngo yongeremo. Ubu ngubu noneho iyi chat na closinga, urabona ko ndayifunze byose. None ngiye guhita nkurura iki, gusubira muri kamisi yanjye handi nakugeze aho kugira ngo download template. Noneho ngiye guhita nkurura upload Excel, mwikana kora upload, choosing file. Nyuma yo choosing file, nze ndebe muri ya folder yanjye nashyizemo ya file yitwa niyihe, harimo ebyiri, mbibutse ko harimo ebyiri, ugomba kwitonda ukamenya ariyo, kuko harimo ya indi itagize ikintu kirimo. Ngiye kukurura tukareba nimba ari iyi ngiyi ni original ni Excel, ariko ifiteho nta kintu kirimo. Ni ya indi kwa savinze nta kintu kirimo, ni ya template nta kintu kirimo. Ndakura ino yanditseho Excel, iriho akayikoni ka Excel kano ka X kanini atari X na A ntoya. None ndangiza ngire upload izijyemo. None ngire hano, nimara kugera hano izina ryamaze kugeraho, ngire kuri upload max. Ikinyaka ko yagiyemo yandi nankizemo ari leta yafisha kuri online. Urahita ubona ko hano bavuze ngo iki valid. Iyo bagoye kano kana upload template, bagoye valid abanyeshuri 42, total 42 bagiyeho, invalid ni 0 na stupid ni 0 na total ni 0. Ibi none bigaragaza ko amanota yanjye noneho aje hari abanyeshuri yizaniye amanota ngaho bose barazanye. Ndetse nkiga kuri apply niyo irahita neza ya manota ihita yajugunya muri system. Urahita yabona ko ari ngaya iyajugunyemo imbere y'izina ry'umunyeshuri ngaya
ariho ku banyeshuri bose uko ari 42 urabona ko ise yajugunya mu seconda indagenda ngira save niba kujya save none amanota ari aba save dika kanona ko hano yose kuri machine bise bijya muri server none ngira submit bambwira ati niwe ngure n'ababiri n'ibyo ni sawa ni 70 nta kibazo ngire approved hano bite byerekana ko aba approved mu seconda amanota amaze kujyamo uyu nguyu ni buryo toni nuragize closing ushatse wazuke tureba hano ugakora refresh urahita ubona ko kuri senior 6 ngiyi yagezemo ni nkoze reload reka tukore reload kugira ngo turefreshing tuhita tubona ko itinduka icyatsi nkuko nimeze ubu ni bwo buryo bwo uploading amanota urabona ko kahindutse icyatsi amanota amaze kujyamo shatse n'indi shuri nabikorera mu seconda bikaba birarangiye irindi shuri nshatse nabwo naza nk'iri shuri downloading template nk'iri shuri ntarashyiraho amanota senior 6 MCB cyangwa P6 cyangwa ikindi hazano creating nkuko bisanzwe kugira ngo add end of term yes confirmed bengerating the draft indangiza mbanze ngende ntunganya amanota yanjye cyangwa mba natunganyije kare anyashyire kuri form kuri ko bakore kwijana ngiye kugarura kuri 70 nkuko nabibabwiye azana muri iki nshaka amanota ari muri Excel na recordinze noneho nze ndebe amanota okay ikizinzi sibe kugira ngo nsaza kunjijisha agarizo nsaza kunjijisha nzisibe noneho nzishake amanota ni iyi nyifungure nyuma yo kuyifungura ndahita mbona abanyeshuri noneho bandi amanota abanyeshuri bandi ngaya arimo ariko ari kuki ariko yayandi kuri 70 kandi ngomba kuyishyira kuri ari kuri 70 ari kwijana ari kwijana aho kongiye kuyashyira ari kwijana ngiye kuyashyira kuri 70 pasting hano nayo mbijyanane hano hasigaremo ubusa ariko ari kwijana niyo bakoreyeho noneho ngiye kuyashyira kuri bangahe ngiye kuyashyira kuri 70 shatana ari kuri 70 unyashyira kuri 70 ndabigenzane kuri 70 ndaza nandikamo hano iko umunyeshuri wa mbere umunyeshuri kuri lise wa mbere iko ku manota nshaka kumukorera noneho nindangiza nkube 70 ngabanye 100 ayariho nindangiza nkande kuri enter ariko nayafite ko arayafite naza scrolling na applique kuri abandi bose kuri abanyeshuri bose mfitemo ngaya nayo amanota nayo ari kuri ku manota ari kuri 70 aya manota ndahita nyafata nyakopiye ngende mfungure yo kuri kamisi ndebe template ngiye kudownload template kuri kamisi hano mako kuri kamisi noneho ndadownloadinga noneho template downloading template ngite kuri nayo urabona ni BMC ukareba kwitonda karaka MC karani code kari kuko usanga bitandukanye 90 nyuma ku downloading template irahita iba downloaded zefungura iherereye ni hahandi ngiyi 90 ifungure ndiye ko amazina ahura neza arahura urabona ko abanyeshuri barahura n'ibyo imare niyo nyishyire hano noneho mfate amanota bagize nya pasting mo hano kuri babandi hagiyemo 0 kuko harimo formule reka mbanze ndi kuya pastinga
urabyitondera. Iyo harimo formula ukoresha formula uraritondera iyo gupestinga. Uraza ukaza hano kuri home muri paste hano ukajya muri paste values. Paste values ushatse washyiramo link cyangwa washyiramo paste values ndahita pastingamo values. Nyuma yo gushyiramo values saving ni saving gutya nkajya ngo na savings nkaza gukora ino ndasanga nta manota arimo. Nakubwiye ko kugira ngo kano kantu kwitondere aho kugira ngo saving kuko watubwiye ko dahindura izina ugomba kumera nk'uyi savings bundi bushyashya ahubwo ugakora rya zina ryari ririmo. Reka nk'urugero tuzaza hano tugire save file, tujye kuri file nitujyanye tugire save as. Ikikwereka ko iyo file nuzawa paste ntabaye saved ngiye kukuruzinga hano irate imbaza ko nakawoniga kandi mba na savings nta kintu yagombye kuba imbaza. Iyo ngize kuri save iyi ngiyi irambwa ngo ya savings inkagira nakongera closing hano ikangiye kabimbaza none ko ntago ya savings. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo umenye ko na savings file yanjye ndazana kuri save as ndangiza aho nshaka kuyisavinga. Noneho kugira ngo nirinde kwandika izina ndahita nkurura rya zina ririmo izina ririmo twahise ko ari computer iyi ngiyi uhitamo irya shuri nyine ugiye kugira file yacu. Niyo yikururamo ugire wewe ko hano save as type ari iyi ngiyi ihanga ugurura bitandukanye kuko hari ya Unicode nanyuze ugire save. Wambwiye ngo hari isanzwe irimo byitiranwa hari isanzwe irimo byitiranwa. Okay, ngo hari isanzwe irimo shaka kwisimbuza mvuga ngo yego ndashaka kwisimbuza isimbuze nta kibazo. Ubu yisanzwe byitiranwa kuko ubu iyi niyo save ndano byizewe. Iyo ngize hano ya close imbanyi save ubwo mba nayi save nta kibazo. None iyo rero igiyemo mahita mubona ko ari iyi ngiyi ndi gupointingaho ntago ari iyi ngiyi ni ya format ya template twakoze kwa downloading. Iyi ngiyi ifite size nini niyo nyayo. Nurangiza tuyete tugaruka no muri kintu zacu kamisi yacu duclosing kano ka template tuza ahubwo tujye kuri upload. None tuchoosing ya file tukurure witonde hano ku uploading ugomba kwandukira ko iyo nakubwiye ku uploading yari nakubwiye ko iyi ngiyi ifite x nini apana ino ifite ka x gato. Kugira ifite ka x ntago byagiyemo ni empty hanyuma kirimo ngira open ndagira ngire upload. Ikimwe ko byakunze neza irati nyire ku mabara abanyeshuri n'iki byose nyireke invalid n'abatari n'abanasimbutse ndagira ngire apply new max ahite ikihita kikwereka none ahita zimbere y'izina ry'umunyeshuri hano imbere. Iyo tahaje umenya ko wakoze ikosa hano iyo niyo ntabonye nta kintu kijemo umenya ko wakoze ikosa iyo hano umuntu ngo amanota yagezemo aserenze ku mashini mu by'ukuri ko naragiye save change ni save ijana ku ijana save noneho 41 ngahita ngira save akahita yongera ajya kuri server amanota narangiza ngahita ngira submit ikambwa ati nta kibazo kirimo ngagira approve igahita approved. Amasuri yanjye nkaba ndangije kuyakorera rwose neza mu mutuzo mu mucyo yarangiye neza amanota amaze kugeramo yose. Nifunze rwose ubu ngubu akora refresh nka refreshinga leta mbona amashuri yanjye rero nako iyi ntago ndakora refresh ngo hinduke ubururu icyatsi n'indi refresh nkakora refresh rero tuzobone ko amanota y'igihembwe y'ibihembwe nateje na examen ngaya amaze kuyakiramo mu munota w'isegonda rwose ukabura yarangize. Ya mbere no kumenya kara gatekinike ko uploadingamo abantu benshi bagiye babimbaza bambwa ati turabona ko uploadingamo byanze ukoresha template. Ubu nibwo buryo wakoreshamo template ugahita winjizamo amanota yose mu isegonda mu gihe kitakugoye itasaba internet ihambaye. Ubu nibwo buryo nari nabateguriye mukomeze kugwa neza mukora share comment like kumenya ICT TV. Ciao ciao.